RedBlue JD. Keve babalao. Mbongiri. Ngiye kukubitsa ibanga. Imbwira ndakumva. Siko ndwaye umutwe. Yagenda. Bavuze ngo urwaye iki? Subwo umwanya nenda waguteye. Nimba ushaka kumenya umuntu wane umutezi. Ninde se nyine? Ufite amatsiko yo kumumenya. Mbwira man. Ndetse ko nta n'ikintu byakumarira. Kandi nanjye ntacyo byamarira kukuvuga ngo runaka ni umutezi n'iki n'iki. Ahubwo kuziranye n'abantu benshi. Nako nandangira hano nyine nko ku muganga najya kwivuriza. Najya kwivuriza. Ufite amafaranga se? Amafaranga yafite. Ari umudokiteri ujya umvura man. Nakujyanayo tudushaje kano kantu. Wigeze kurwara se? Oya. Cyamvuye ibindi bitari ibyo. Ibyo birwara byawe nk'ibyawe. Ahubwo reka tumaremo kano kantu tu. Teta nkujyana njye kwa kwera. Tukamaramo turahita tugerayo. Reka tugasome vuba ahubwo. Ndababaye cyakoze. Ahise uwo mudogiteri wawe uramwiseye ntago yaraburitse umuntu. Kandi nanjye rero nje nivuriza iyo narwaye umutwe. Umutwe riga n'imitezi biratandukanye. Ese umudogiteri nize kuvura ibintu byose. Narumvishe ngo hari ahantu kwa Pascal ngo harinzi kodeshwa. Imwe ni nyinshi kwa Pascal agira amazu uriya mugabo ngenda muteye. Ngaho rero reka tujyeyo. Uzarafunga aho ngaho uze tugende. Si imiryango yawe ndamenya barifungaho. Aso uracyategereje ibyo tugende. Wagenda ugasiga Solange ukajyana iki? Rekera utwigendere. Ndabona kana kizamo rero. Tugende bikoze mu rugo tukoge twambare neza ko ntabwo tujya mugana dukore. Continue ikoze mu rugo. Tugende. Pete. Arya sinakwishyuye. Wanyishena n'abagabo nta kibazo. Sawa nari ubwo ushobora kubona ngarutse gufata akantu nimugoroba. Agenda nuko mbona umerewe nabi. Hafi nta kibazo mfite n'ingendo cyane. Sawa. Ariko shari nusigaye uri inzobe mana yanjye. Ariko ari ngiye mbwiza ukuri ukunda uriya musaza kwere. Byose kandi ubikura. Ari si ibintu bigaragara ko uriya koko nk'umuntu babonana muri kumwe uriya bibaza iki koko? Dore ko abantu mubona ibintu ukundi. Yibaza iki se nyine? Nanjye nk'icyo nibaza nanjye. Ntacyo. Ibyo reka tubireka. Nagaruka nzareba ko mutazongera mugakururana. Inshuti yanjye bisanzwe nk'uko undi muntu wese yaba inshuti yanjye bisanzwe. Ntabwo nkundana n'uwo musaza kandi nta n'ibirenze. Ibyo reka tubireke. Narinje kureba yuko mama wawe ahari ndaza kuba ngaruka. Nje kureba nde? Mama wawe. Mama se muri gupanga iki kandi? Ni ibintu bya bizinesi ntabwo urakura nukura nawe uzabimenya. Bizinesi? Sawa rero baye naza kugaruka naza kuza ubwo mumbwiye ko namushatse. Ndamukubwira. Baye. Bizinesi na mama. Urwego rwanjye ariko urabona ko rumeze neza muri aka gace. Binarenze biteye ukwemera. Rero ujye ukurura abakiriya bazana. N'u Rwanda rwa gutya wabetinze neza. Clemente. Karamba papa. Umva hano mbwira. None se bafashe igihumbi ukagera mu gasantere ukagura ibijumba ugataha. Ariko ubwenye ko kweje ari gahunda nta gihindutse. Ariko papa umva baruze kwibuka utahe kare sibyo? Ngaho ugenda. Niko bimeze. Halo?
niko niko ye papa muha ni wowe ko nowe umva umuntu aragenda akabura ukabona yuko yirengagije uratwirengagiza mbaho n'umwana oya ntago nkubwiye ngo nkate oya nibyo nivugiraga da turaho ni amahoro ni ukuri n'ubu rwose ndatora ibishyimbo nta kibazo yego muhawe agiye kuvoma araza mu kanya kuri twaragutegereje turakubura mana ngo wangaga yuko nazakubuza ariko mana yanjye ubwo se nari kukuburiza iki reka ntabwo ndi umushizi w'isoni wari wakageza aho ngaho abantu bose baransuye bawiragiye baransura mbese ngo ufite itaci ngo uzayinzanira mana we nzaba nyifite rwose none se uzaza ryari ubundi ngo uzaza udutunguye mana yanjye watubwira rwose tukazaguhishira na kera na kare uruhisho rwahozeho mbega wowe sawa ngaho ubwo tuzabona uje ngaho Imana ikurinde abagore bina ngiye kujya nyijinyiranye we nyijyane umwana wanjye azayinyigisha nigendane maze babagore nyine bayorwondiwe nzajya nyitwara niba ari gutya iyi ngiyi nzayibika nzayigisha njye nyitwara nk'abandi tugabanyirije ku mafaranga koko reka ngewe nzajya ngureza 15 ku kwezi nta kibazo ariko burya ngewe nkunda umuntu ugira gahunda oya nanjye ntugire ikibazo gahunda ndayijyanye nzajya nanaguhereza mbere y'uko amezi n'ukwezi kurangira sawa ariko rero wibuke yuko uri bunyishyura amezi 2 ako Pasika wajya uba umujama reka baguhereze kumwe andi turayajyana hariya kwa mugabo tujye kunywamo agacupa ntabwo byashoboka kuko hari itegeko reka tuyamuhe nayo dona ahubwo yarebe hahandi tuyamuhereza gusa amafaranga yanjye kashize yose ahubwo wowe unkoreremo isuku nyine ko nimugoroba ndararanyije inzu yanjye ni nziza ariko ntacyo ndamushaka nta kibazo ariko ari na nziza se kuho iteguye ikorobye rero hari ntugire ikibazo cy'izi nka izi nka nizo muri famiye ntugire ikibazo gusa nuko zororerwa aha ngaha ariko nta kibazo zizajya zigutera ntabwo zizajya zinsakuriza se oya izi nka kubera ko zororerwa mu kiraro nta kibazo cyazo kandi nziza rwose iyi nzu rwose nta kibazo cyayo none se rata mwibarize ubwo we utunganya ibintu byose twe twigendere tuzagaruka tuzanyemo ibintu nimugoroba sawa nta kibazo hatunganye neza nta kibazo rwose ibintu bya mu rugo wapi sawa
urumva rero bahore piridansi zirahari ntukagire isoni zo kujya kuzigura muri botike ziba zihari. Urabona ikindi leta yabazaniye turiya tuzu tuzitangira ubuntu. Ubwo uri kubyumva rero, uramutse wanduye izo ndwara nakubwiye zikurikira niwe waba ubyiteye. Uri kumva baho wihangane ugende witware neza, ugire inama n'abandi basore bagenzi bawe bikubera intangarugero. Mugabo imfubyi ibwiriza kurira ihangane gusa ukurikize iyo miti ku gihe mwere ku masaha kabisa. Mama mbwira nkubwire mwana wa se mama mbona ufite ibyishimo habaye iki? ni agashya kamwe se banywa? oya papa wawe amaze kumpamagara ati ngo iki burya yago yarigiye ubu ari i Kigali none rero ngo ajya kugenda yarebye asanga nabimbwira ngo ndi bumubuze. Sama yakubwiye ko yagiye gukora iki? Ntabwo bwambwiye ko afite akazi, ntabwo abinsobanuriye neza, usibye ko ngo ubu ngubu ngo ari kumwe n'inshuti ye. Noneho ngo afite n'itaci. Ngwinyi itaci. Taci. Niba itaci buriya si cya gitelefone kimwe cya kindi kibi cy'ukuntu banyuzamo agatoki bakagera gutya bakanyuzamo agatoki ugasanga udutoki turimo tugira dutya. Ubwo rero ambwiye ko nanjye ayinguriye akazaza yinzaniye. Usama wazamenya kuyikoresha? Samara kuyikoresha gusa yinyigisha. Gusa nyine nashaka ko papa aza tukagira ibintu bike tuganira. Icyo akoze aho nari mbibagiwe yambwiye ko azaza vuba ngo akaza anadutunguye. Ubwo rero urumva ko asaba jana yinzaniye. Ubundi si bo ntabwo turi burya koko. Ahubwo mpano bino bishyimbo. Ibi bishyimbo iyo utererwa uko wiriwe wagiye watinze ntuba wabihishije. Gusa ngiye papa ndashaka ko aza nkagira ibintu bike tuganira. Reka ngire vuba ariko nabitunganya tse turya. Tabasonga winda bijyanereye. Wasigaye inyuma bite nyereka ibyishimo ko uno munsi ugomba kubona nziza uzajyamo ukajya wicara ugatengamana neza. Reba hariya hose kwa mabukwe, kwa data bukwe, kwa mama karitsiye yose ni iyacu, sibyo? Mujye munyize ariko umwamubona nababeshya kweli. Amazu yose yo muri karitsiye baranzi ndaranje naho twajya ku byobo isi caho neza twagiye. Niko sange ndanahishamitse ibyana. Ego. Ibyana se nibi. Wa muswa. Akwiye ibintu binini bigira umushiha. Nyibwira atashambwi. Nta rugaravu wambone. Rugaravu? Duherukana ryari nta ntamubuze cyakora ntakubeshye. Sinyero kumubona. No karakagabo ndagakura. Kari agaci? Mu kari akagabo. Katara akagabo subona karakatungana. Sora twigendere. Ndabona nani mpamvu kwirwa duhagaze hamwe kumara hano. Nasugo muransize. Urabitanga mu rugo. Basi mungendere gakeya se wakumarira nk'ibintu uboneje urafite gahunda kujyana na birabera. Umva ye nusura utanesheje mani aguseka nkubaza rugaravu ndamushakira iki? Bya rugaravu ni diru zanje nawe ahubwo wemerekeza tujye kumureba urumva? Nimugoroba ndi kujyane kwa mugabo nkugurira urwako. Agacupa? Agacupa se gusa. Do yarengeye hariya cyo nakunkamura. Ahubwo wereka twicire na hariya. Ngende yarenze rero. We umba wereka twicire hariya. Bagiteze kwihuta. Ngende kugurira urwako irizo. Oya nacyo. Bakana mu gitondo twicire urwako. Wiriwe
watinze rega mama nabanje kujya gushaka ibijumba sana mbanze ndebe ko ari byiza ni byiza ngaho ugenda ubironge maze ubigereke kuri bya bishyimbo ego Seba wabaye ndumva narembye tote narembye rwose none kuki utambwira ngo mujyane kwa muganga nyine ndwaye umutwe nacitse imbaraga mfite n'umuriro ariko ntugire ikibazo nanyuze kuri farumasi ngura ibinini bya kwariteme ndaza gukira ntugire ikibazo ndaza koroherwa none yaba ari malariya uzi ko ufite n'umuriro koko bagwaye n'iby'umuriro ufite umuriro cyane none se na n'ubu ntabwo uramenya akanunu k'ihene yanjye ihene kabisa ihene nashakiye ahantu hose nararebye mu baturanyi nabajije abantu bose ariko bambwiye ko rwose nta muntu wayibonye wabona ba banyonzi b'inaha bakunze kwiba amatungo aribo bayitwaye ariko akanakumiro ko kuba ihene yanjye nandiciye mu myanya y'intoki kimbabaje nuko yanahakaga rwose kuko ko ihene yanjye ndayibuze pe iragiye burundu icyo nicyo kimbabaje rwose ayijyanye haka rwose ihene yanjye irambabaje aba yibye haka birambabaje dada nawe urimo kunteta shareka nitegure rero vuba kuko nimugoroba ndaza kurara nimutse ahubwo se ntabwo wamfasha sha ubu ngubu ndananiwe reka mbe nirambitseho gatoya ninza kubyuka ndagufasha twimuke nta kibazo ako se dada reka nkubaze wa muhungu bavuze karugahita urakara uriya we ninde rugaravu se wo nguwo sha rugaravu nyine ni umusheri wanjye umva ahubwo nanjye nshakire pasi wahise se ufatiraho kuri mwiza kareka karana akantu rase twavuga niki ariko hano muri karitsiye yacu harimo abasore utubogari ndi bugushakire ese wumva sije kunshakiramo kamwe ndakagushakira mbasha ndananiwe reka njye kuryama mbe nirambitseho gatoya kugira ngo mbe nduhuka ariko nawe wari uri kumbwira ko unaniwe ndananiwe ariko twigendere gendere nimugoroba turebe ukuntu tuza kubisoza neza biriya nabona akabari kanjye mujye mugashakira abakiriya rwose dore navuguruye murabibona nta kibazo rwose urabona ko ariko byari bimeze se urabona ko habaye heza abantu dufite naho kwicara twingana n'agacupa nk'aka kibazo rwose majya ngo abakiriya banjye batekane aryoshye rwose bite sha sawa komere mu mahoro sawa muga ko nagushakaga nashaka ngira nta kibazo nyine nanje kubasaba akazi haya njye naraye ko nta muntu uzongera gukoresha hano mperutse gukoresha umugabo bita ntawari uramuzi ibyo yasize ankoreye yanyibye amafaranga ajyana ntaranga ahantu hose urumva ariko mwihorere nzamushyikiriza inzego z'ubuyobozi arabeshya none ngo akazi uzamureke rwose oya nyine birumvikana ariko njye ndi inyangamugayo kabisa ubwo se nabibwirwa n'iki sha uri inyangamugayo ushobora kugakora neza oya sore nkaba ntabwo nzongera kwizera rwose muha rwose ukamugerageza umuhungu wa Frederico se ntago nakwiba kabisa uri muri Frederico se mwana wa Frederico ariko sha barasa n'ibyo koko sho uri inyangamugayo nka ewana kabisa yari inyangamugayo rwose so twarabanye twaryanya kabisa n'agahe Frederico burya mu busore bwacu nta kintu twimanye rwose umwana Frederico ntacyo namwima nkuko nabanye na so kabisa murakoze none rero genda witegure yes ejo uzaze nkwereka uko bakora akazi ewana sawa murakoze cyane urumva se sha umwana ku nzoga nta kibazo akira sha umwana wa Frederico ni gacupa nka se uyu muhungu reka atari mwene Frederico
murakoze shaba rero usurize so ndamusuza kandi imana ishimwe kabisa sabagize gusingira ku miti mwirirwe ndacyarwaye yego sha uzinduke mu gitondo kare mwere kuba kora ewana saa moya saa tatu mwene Federico ntago Federico ntacyo namwima rwose nararaye ubundi ko ari umugabo rwose nararaye ubundi ko nta muntu nzongera guha akazi muzanye nkikorera ntabwo kwigiriwe amateke n'amateke ibintu bike twabyambaragamo ingofero manje bajya guteta izimuka nanone muraniye umva se ahubwo uko niriwe ngushaka neza no gusuza abantu wowe rugara niriwe ngushaka wagira ngo ngende iriba tibuse njyewe wumva nagutegetse kuva hasi hejuru n'izina ry'Imana hano maze kuhagera inshuro nk'eshatu hanyuma se nari nakwibye ahubwo se ubundi mbabazi ibi bintu muri kukomeza kuvuga boro n'ibiki mani muri kuvuga ko mwanguje bikureba simbyumvira iyi mbwa yimiriza ibi uyizanye muri duru zacu kumari ariko mwiza mbona nariyo rye ntago ari yateze uriya mucece ntago yabikora ibyo bintu umva rero nkubwira reka tugende tugere ariko muri karitsiye basigaye bazi ko n'inyangamugayo ryanahamye urumva tugende tugereyo tu cyaje ibintu ni ruzungu mani urumva ni hariya ipfurega kwa mugabo ase mwana ubu ugiye kumbwira ko ugiye kugurisha ibintu na mugabo uwo muntu ndimo ndakubwira bamwita Nsabiri niwe usigaye ukora kwa mugabo ni inshuti yanjye ahubwo se uravuga none utarabona ko tugiye kujya tunywa n'urwagwa rw'ubuntu reba n'ibi bintu byose warishyize ku munsi ibintu njye nabirambiwe ibintu by'iki icyaka dore kigeze amagambo mwamvugishije nataye amangambure tumanuke andi magambo tutavugira ku icupa mani sawa tugende urumva bika nabika tumanuke tugende nawabyiba shajyana are urwagwa dore nawe erega rugaravu warutumye duca n'inzira genda gace bibwa ko umuzigane njye ufite zasiga ikibazo cyanjye oya twanaguterura basambara ambara oya mugomba kuba n'abateye abashyitsi oya ka tuguterura ntwari nk'abateye abashyitsi twanaguterura mama we aze kubiterekaho rero ahubwo naribagirwa papa yambwiye ngo ya gahunda ngo mufitanye ngo irakomeje muri se niyo muzamugiye tuzajya gusura mama muhawe ngewe na so twarabivuganye mama nyine ndizere ko tuzajyana hoya mukobwa wanjye wowe uzasigara mu rugo kandi usanzwe uhora ujya kumusura inahangaha nabonye dore abajura barakamejeje ntabwo wamenye ko ya hene ya mukecuru ejo bundi bayibye sawa mama nyine nta kibazo nakundi ngaho ugenda ujye kureba ko byahiye uzane turye wibuke unzanire ka gasenda ngewe urabizi ko ntajya ndya ibiryo bitagira urusenda simbasha kubimira ndabizi nari nabishyize hejuru gira vuba iso dore mu kanya araba ageze ahangaha dore ndabona n'amasaha yagiye banguka muga usizeyo umuntu se ku kabari ariko sha ntiwajya umpamagara ushyirizemo n'icyubahiro byibura nyine narinje ngo ngapfa agacupa kamwe ariko pre reka nkugire inama waretse inzoga kuko uko ntacyo zizakugezaho kandi none si ibyo bihuriye n'ibyo ndi kukubaza inzoga nyamara ntacyo zizakugezaho mba nkubwira kandi nkugira inama hariyo umuntu se ndazicuruza nkunguka ariko hariyo umuntu nafunze hano
ndagenda nariya hirya barankopa. Rugara, usikuru ari wa mukecuru nariye we yapora mwana. Kwepa. Umva rero turi buze. Urabona rero kutuze kutureba ariko tureba. Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko nzagufata ntirutse. Ubu si nkufashe. Muyobore ka ngusobanura uburyo bimeze. Ntacyo ushaka usobanura. Reka nkujyane kwa Jaja. Niho urabisobanura. Byose ndabigusobanura. RedBlue JD.